naje gusanga mbanza gukunda undi muntu mbere y'uko ngiye mukunda. Ko wamusariye se uzabibasha? Nzagerageza. Aho ngaho ndumva twese gihamya ikintu cyanyemeza yuko mwateretanye cyangwa ikintu cyanyemeza yuko adafite imico myiza gitumye umamagara umbwira ni ikihe kintu nicyo kimenyetso ushobora kumpa cyanyemeza ibyo bintu mbwiye. Ase wowe ko twigaga mu kigo kimwe ntabwo wajya gutubonana na se basi? Ntabwo wajya gutubonana? Nabonaga nyine turi inshuti bisanzwe se. Oya njye Brian twarakundanye shiri wanjye. Ahubwo wowe ubwo niba uri kumva ko ndi kukubeshya nyine ubwo wakira urwaje wowe witegure kwakira urwaje. Sinebo koko babivuganye. Ubwo bikarangira ucitse sinzi ngo no muki ari umuhoro. Ngakizirize ku muhoro gasiga kawuciye. Ntabwo se ntuze ngende umuhoro se reka ibyo bintu sinabivuga. Nasuzanye uwo mugani. Niho numva guri witunyangada. Aya. Ahubwo murakomera. Ariko ameze neza. Buriya umuntu akunda byanga bikunda barafashe umwanya wo kumutekerezaho wo kumwiga. Noneho ukurikije muvoma y'ibintu byanyu uko imeze. Umutima wawe nuhitamo kumukunda byanyabyo. Wana umutima wawe hisemo kunkunda. Nge naragukunze ntaciye ku ruhande ntitaye kubivugwa ntitaye no kubyunyereka no kumumbwira nabi. Utameze neza ko wajya ngo ikuri isi ku mutwe. Tubona wajya ngo ufite ibibazo byinshi. Ibibazo se? Ibibazo ndabifite. Nabibona ko utameze neza. Ibibazo byinshi. Ibibazo bijyanye n'urukundo, ibibazo n'ubuzima busanzwe abantu banjagaraza. Hagiyemo numva ngiye nko kwiruka. Urukundo se ko numva abantu benshi rwabatiye ibibazo nawe byaje kukugeraho. Byangezeho cyane. Wabitewe n'iki se mu rukundo? Ni ukuvuga ngo nahuye n'ibibazo mu rukundo rwanjye. Ngenda mbwira abantu mbaganyira ariko naje gusanga kurirwa mbwira abantu ibibazo byanjye mbaganyira buri kimwe cyose nasanze atari byiza. Umwanzuro nafashe ni uwo kubanza nkitekerezaho ngewe nkiganiriza ku kibazo cyanjye kuko abantu bose nabwiye nta mumaro bangereye. Banyumviye ubusa bamwe bagenda bantaranga abandi ntibangire n'inama nzima ifatika mpitamo kubyigumanira nyine. Niyo mpamvu ubona biba byandenze ndi kwitekerezaho cyane. Rero mu rukundo kugira ngo utagira ibibazo byinshi icyo nakubwiraho umutima wawe ntukawuha abantu bose. Hari igihe umutima wuha umuntu akawukina nk'agapira. Ujya uwuha umuntu ubona nyine wakundana n'umuntu ukabona ko ataguteza ibibazo. Ikibazo kubibona biragoye. Kugira uzabone umuntu utaguteza ikibazo bisaba gushishoza, bisaba nyine kuba maso, nyine biragoye. Niyo mpamvu nyine nafashe umwanya nitekerezaho nirinda kugira ngo buri wese mbibwira mbyikorera. Ubu byose biraha ndabyiganiriza igihe runaka nibwo nzatangira gufata umwanzuro wo kwimenyera ngewe icyo ukuri cyanyacyo. Ndumva bikaze. None se wowe umeze ute? Njye nari ndaho. Ko wabuzeze? Oya ni akazi kenshi ariko muri ino minsi ndahari. Ubu hari n'isawa nyine byiza basi tumena habiri irungu urabona riba ryanyishe. Uracyaba hari haruguru se? Ndacyaba hahandi. Igihe nahanyuraga nyine nkabona gate irakinze nkajya ngo nagukinga. Nampamagare nta na numero yanjye se ugira? Nise muri ino minsi njye phone narayibuze.
natiraga inshuti yanjye yabaga nayo haraye impande y'isoko. Shaka gusa nyine urakoze kuza kundeba byibuze bitumye hari akantu nduhukaho mu mutima wanjye. Ubu ndumva ntuje iyo mbonye nk'umuntu nyine tuvugana gutya bituma nduhuka. Ariko rero mu rukundo nujya uba wumva ufite icyo kuvuga ujye ukivuga uzajya uruhuka. Ikibazo ni kubwira abantu bose n'ubundi bakakumvira ubusa. Wenye si urukundo abantu bose bababwira bakajya bakumvira ubusa ukabona uri kubwira umuntu utakwitayeho. Ndamubwire Sosiko Brian yambwiye ngo ntago agikundana na Ariella. urabizi neza Okay, nyine nanjye natunga ahubwo kubona Ariella kimwikururaho kawe. none se Brian yaba yarabwiye Ariella ko atakimukunda Sha simbizi ariko so uburyo ababona njye na Brian nyine tugendamo ntabwo we ntago ababyibwira. mugendamo se gute se we na Brian murakundana No subwo nabyo aruzi nyine shamani sinzi pe mbona Brian nyine ambeshya ngiye ntago mwizeye neza. kawe bigacanganye ngaho akunda Ariella ngaho akunda wowe no se wamenya ari ibiki Sha nanjye byarancanze. Ariko mana ubu se koko ibaza ndamutse tanze bakundana ubu nabyifatamo nyo. ngiye ariko icyo nzi nuko Brian akundana na Ariella ahubwo wowe ngiye nabyo narinzi pe Okay. Nta kibazo ariko mana we. Brian mana yanjye. Ubu se koko yarereye tayimu y'ubusa pe. oya nano ntago naguca intege kuko ntago mbizi neza ukuri uri ukuzi mu mutima wanjye ntago nabimenye pe ntago nabateranye gusa ngiye icyo nzi nari nzi nuko akundana na Ariella to. Brian, Karame. sinshaka gukomeza kumbwira amagambo menshi igihe gishize tutabonana. Ndashaka kumbwiza ukuri. Ariella mukundwa. Karame. Amagambo yose nagira igisobanuro. Kandi rimwe na rimwe hari igihe biba ngombwa ko udasobanura buri kimwe. Rero sinzi impamvu ukeneye ukundi kuri. Kubera iki se igihe kigera ntusobanura ukuri? Mu gihe umuntu akubajije ubona niba ari ikintu nkubajije inshuro irenze imwe ubu ntabwo wansubiza Ariko koko. se ubundi kuki utakireka ngo umwanya urukundo? Ubu igihe wabimbarije nta kuri urabona. Mbese ubu unsubije bigutwaye iki? Kubera iki icyo kibazo ugenda ugikwepa Numvaga n'igihe kandi ni akabazo koroshye wanansubiza bitarenze. numvaga n'igihe umaze tutabonana, igihe umaze waranyihishe tudahura, byibuze warongeye gusubiza ubwenge kugira ukumva ko ngukunda kuruta kumbaza ibidashinga. Ni njye wakwihishe se? None se igihe gishize tutabonana si kirekire. Ariko Brian akankubaza. Rega waranabimenyereye. Banza urukundo rutakikurimo. Rundimo rwinshi. Impamvu mfite ibibazo byinshi ni ukubera urukundo. Ariko se ubundi uri unyibagiwe n'igihe gishize urukundo ufite kuki utibagirwa ibyahiswe aho rubigarura. Ntabwo uzi ko amateka yahashize asenya umuntu. Impamvu nuko n'ubundi ahashize n'ubundi wowe ahubwo ukihagarura. Mu by'ukuri iyo nkubajije ikibazo ntunsubiza ahubwo ugicisha ku ruhande. Ubiterwa n'iki? Ndagukunda kandi ukunda igihe cyose si rusaba ibisobanuro. Burya ikintu cyose iyo gitangiye ubusobanuro hari igihe hazamo ikinyoma. Izere urwo ngukunda kandi ugire umutima ukunda. Igihe umaze tutari kumwe wumve ko nyiri kumwe nawe. Kuba nagize umushinga nkahura nawe hano byari kugira ngo nongere kubona amarangamutima yawe n'urukundo ngukunda kugira ngo ukumvishe kuko ndabona utabigeze uhinduka. Mu by'ukuri ngewe nkumbura ibihe twari dufite. Ariko naho byagiye kandi cyafite amahirwe yo kubigora. Kugenda unkwepa ukuntu ntabwo kimpakeya nka mbere. Ariella guhera uyu munsi wibagirwe ibyahise wubaka urukundo rwawe rw'ahazaza. Basi bingaragarira Numvishe yuko wahisemo gufata igihe cyuri wenyine ariko wifata igihe uri wenyine mari. niko nakubuze. Bityo rero kutitara ku rukundo bizagutera kuruhemukamo. Wibabazwa n'urukundo ngukunda ahubwo nezezwa n'urukundo ngukunda. Burya urukundo iyo rutakubereye isomo rukubera ikindi. Iyo rutagushimishije rurakubabaza ariko siniganya kukubabaza uzabona ibyishimo bituruka ku mutima wanjye. Ibyo ndabigushimiye ariko by'ubuzongero bingaragarize nka mbere. Yego ibagirwa hahise uzabasha kubona uburyo ngwitaho. Okay. Ubwo nyine we niko ubizi gusa nyine njye Brian ni umubeshyi ubundi abahungu bameze nka kuri kuko bajyaga. shaka mbizi gusa nyine Brian ngiye ko bamubona abana nazi bana nakuragira pe Ko nanjye naricujije kwemera basi ku mato yanjye akambwira ubusa mbona atangiye kujya mu bakobwa benshi. Nanjye naricujije. Mana yanjye sinzi ukuntu nzabyifatamo pe. ihangane wenda ntawamenya pe ntawamenya gusa
gusa Brian rwose wapi pe gusa nyine ngiye sinkubuje gukundana nawe pe aho uriko mbona ari umuhehesi mbona akunda abakobwa iwana sha mbona nazi pe ariko reka nkubwire njye nindamuka amenye neza ko akundana na Riera bigikomeje batatandukanye reka nkubwize ukuri umva agenge kuko ntago nakirigera amuha amahoro yantereye igihe bihagije sheri uyu uzamwihore ntuzajya guhangana nawe kandi byose ni reka nkubwire abahungu ntabwo babuze mu gihugu ubuse Brian niwe muhungu mwiza cyane wabonye urenze abandi ku buryo wakwirirwa umwihomaho ngo nuko ngatagukunda ngo nuko ngakundana n'undi mbabarira basi se iyo agenda se akanambwira ko agiye nkareka akuguzi abantu bose umuntu aba yarahakaniye ngo yishingikirije umuntu nawe akagenda akatamubwiye ujya bibaho ubwo wihangana kuko bibaho cyane rwose si wowe nyine byaba bibayeho ariko sinakugira inama yo kwirirwa umwirukanga inyuma cyangwa guhangana nawe sinzakora iki oya ntago namuha amahoro pe kandi nabyo ubimenye sinamuha amahoro kuri amuhungu njye mbona ntazi pe mana nidanje ibintu nyine ihangana shanari ariko ntago namwihanganira pe ko byamera kose nari ntabwo ukuntu byagenda ngo mwihanganire urakoze kandi wakoze kuba babashe kuguza guhura nanjye ahangaha ntekereza ko tuzakomeza kuvugana kandi kuba wenyine si byo byiza kurushaho mbaga ngukumbuye niyo mpamvu ukibimbwira nahise mbyakirana ubwuzu wakoze rero nanjye ari umuntu narimagaza ariko ari umuntu ngiye kureba ubwo ariwe uraje utekereza ko ngiye kureba umukobwa aka kanya kuva ubu nakwizeye wowe nyine uhamanye n'umutima wawe ko ngewe ngukunda kandi ugomba guharanira ko byibuze nongera kwishima nka cyagihe wabikoraga neza rwose bikanya gabanya impungenge nyinshi mu rukundo nibyo yego uhamye urukundo dukundana tuzagera kure twifuza kuko numva amagambo yanziranye n'abakobwa benshi kuko bose ntibakubwira ko dukundana si uko babara usanajya Nyabarongo niba uhaje kuko bazakubwira ibinyama kutizera ukuri kwanjye niyo mpamvu ngiye kenshi nkubaza ibibazo niba ukeneye gupfa wihuse uzakomeze wumve amagambo nkunze ubuzima mfite Ariera wakoze kuba uri kumwe nanjye kandi inzira wahisemo ni nziza ikomerezaho wakoze cyane noneho ngakomeza gahunda zawe turi kumwe sawa wakoze Imana igumugisha aha nanjye ndimo nigendera ariko nagejeje kuzaraba amaci y'ukuntu muzarwanira umuhungu n'abakobwa babiri nzaba nirebera kanigendera gusa Imana ko Diana akomeje kumamiriza ko Brian na Riera bakundana ejo bundi Brian nkaba namubonanye na Solange kandi ko nanjye Brian mukunda kuko nzabigenza gute Mana simbizi pe ariko sha ninjye nawe hari ibintu umuntu yinjiramo azi ko ari amahirwe bikarangira bimubereye isomo none se umuntu yabwirwa n'iki ko agiye kujya mu rukundo rw'ukuri rero mu rukundo rw'ukuri habamo ibintu byinshi hari igihe usanga umuntu akwitayeho agukorera ibintu byiza by'urukundo nyine ukabona uko uwo muntu nyine akwitayeho hari n'igihe umuntu atagukunda akagukorera ibimenyetso bikwereka ko ari kugukunda ugasanga nyine aje kugusura kenshi na kenshi nyine ugasanga ari ibintu ari kugukorera bikwereka ko agukunda ariko ugasanga yananiwe kubivuga none se ubu nsobanuriye ni urukundo rw'ukuri none se wabwirwa n'iki umuntu ukuryarya akakwereka urukundo kandi mu by'ukuri we rutamufasha rero buri umuntu ugukunda urukundo rutari urwanyango uko nabikubwira hari igihe usanga bafite kugufuhira cyangwa wamubwira nk'akantu wenda waba waramubonye ko ikosa ugasanga nyine se azamura amarere ugasanga ashatse kubikaza ashatse kukubwira nabi kugira ngo ibyo bintu ushaka kumubaza ntubimubazeho kugira ngo nyine nyine ngewe ibyo bibazo byanshangaga nibazaga ukuntu watandukanya umuntu ugukunda by'ukuri cyangwa se umuntu ukujyana mu rukundo rutari urw'ukuri gusa nanjye natekerezaga nk'ibyo mbwiye ariko ntabwo nabihamyaga n'umutima wanjye urukundo rw'ukuri ubundi iyo unarubonye rurigaragaza
iyo urukundo rw'ukuri ururaza ukabona ibintu byose nyine nta nubwo ubona byinginga urukundo rw'ukuri wowe urarubona gutyo ukavuga ngo uru ni urukundo rw'ukuri ariko urukundo rutari urw'ukuri aragufuhira nyine wamubaza udukosa ajya akora hirya no hino wamusangana n'umukobwa cyangwa umuhungu ugasanga nyine ashaka kubica inyuma kugira ngo ntubimubwire ugasanga ari kwirakaza kandi bitari ngombwa. urakoze none se mbwira rya somo twigaga ejo bundi wararitsinze? Itapurene yaransinze uzi ko nabuze 3 no mwanya wose twafashe turi kuryiga tukaryiga. Ariyera mukobwa mwiza nzakuba hafi mu gihe cyose waba unyeneye kandi nzakwibagiza n'abantu bose baba baraguhemukiye.